Hi everyone, murakaza neza nanone kuri YouTube yanjye yitwa Fisher TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku buryo wakwiga imibare mu buryo bwiza kandi mu buryo bworoshye ndetse bugize gute bwihuse. By'umwihariko rero, iyi session irareba abantu bafasha abana mu kwiga, waba uri mwarimu cyangwa se ufasha umwana mu kwiga mu rugo cyangwa se n'ahandi. Tugiye kureba cyane ku bana bakiri muri lower primary. Ngira ngo murabizi iyo tuvuze lower primary tuba tuvuze P1, P2 ndetse na P3. Ubu buryo rero ni uburyo bwiza bufasha umwana kwiga imibare ndetse bukamufasha kuyimenya bitamugoye mu gihe gito kandi byihuse. Icyo usabwa ni ukuguma ureba ino video kugeza irangiye, ndetse ndabizi neza yuko uzanshimira nyuma. Keep watching. Hanyuma rero tugiye kubuvuga ku buryo bwinshi, ubwo uraza kureba uburyo wenda bwafasha umwana wawe cyangwa se umwana ufasha mu buzima bwa buri munsi bworoshye kandi bwakwihuta. Ndabizi uzanshimira. Tudatinze rero, uburyo bwa mbere harimo kubara ibintu. Urugero, niba uri kumwigisha umwana, mufashe abare ibintu, abare amakaramu, abare penso, abare n'ibindi. Ibyo bituma umwana ahora afite inyota yo kubara ibintu runaka kandi imibare ikaguma mu mutwe we mu gihe cyose abonye cya kintu. Ndabizi neza yuko ushobora gutungurwa, ariko buriya umwana ushobora kumubwira ngo aya ni amakaye angahe, akakubwira ngo ni 5, kandi mu by'ukuri wenda 5 atayizi, ariko kubera yagize gute yabaze neza ya makaye. Niba uri kwigisha umwana urugero nko kubara, guteranya cyangwa se kugira gute, mufashe abare ibintu bikwegereye. Uburyo bwa kabiri rero kandi bwiza cyane ni uburyo bwo kubara ukoresheje intoki zawe. Mu by'ukuri turabizi yuko abana calculator yabo ni intoki. Kubara umwana akoresheje intoki bimufasha kubara vuba ndetse agashyira mu mutwe we ibyo agize gute, ibyo abara. Uburyo bwa gatatu, kuvuga imibare mu ijwi riranguruye. Mu gihe uri gufasha umwana kwiga, mubwira ukoresheje ijwi riranguruye. Bizamufasha iki? Bizamufasha kwibuka neza umubare wahereyeho ndetse niwo mugezeho. Ikindi bizamufasha, azamenya umubare. Tuvuge nk'urugero, umubare numubaza ngo nuwuhe mubare ubanziriza 5, azakubwira ko ari 4 kubera yuko yibutse neza yuko wari uvuye kuri 4 kandi wari wakoresheje ijwi riranguruye. Iyo uri kubwira umwana, uri kumwigisha, bisaba ngo ushyire ijwi hejuru, nawe aba attentive cyane. Hanyuma rero uburyo bwa 4. Uburyo bwa 4 cyane bukora mu gihe muri kwiga guteranya. Iyo muri kwiga guteranya, ushobora kubwira umwana imibare yujuje igiteranyo runaka. Urugero, 4 guteranyaho 6, ukamubwira yuko ari 10. Hanyuma nyuma ukaza kumubaza uti, ese ni kangahe twateranyaho 6 tukabona 10? Azahita yibuka yuko 4 guteranyaho 6 ari 10. Ahita amenya yuko umubare uri kubura ari kangahe, ari 4. Ubwo buryo ni bwiza kandi
burafasha nabwo. Hanyuma mbere y'uko dukomeza, niba utarakora subscribe, kanda kuri subscribe, hanyuma ujye ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi kugira ngo utazacikwa. Hanyuma rero urundi rugero, uburyo bwa gatanu ni ugukoresha ibintu bisanzwe rwose biba mu rugo. Urugero ukamubwira bari ibikombe, nzanira biriya bikombe runaka, mukabibara, ukamubwira tumaze kubara bingahe, akagusubiza. Ukamutuma ibiyiko ni bingahe, mu gihe mumaze kurya twariye turi bangahe. Mbese akamenya imibare iri no mu buzima bugize gute busanzwe. Hanyuma rero uburyo bwa gatandatu, shushanya ifoto yerekana urugero nk'ihurizo. Mwereke abantu babiri, wenda umwereke uri gucuruza, umwereke n'uri kugira gute kugura. Numwereke ishusho, umwana mu mutwe we azakangukira bya bindi ugiye kugira gute kumubaza. Numubwira amagambo ari mu ihurizo, ukamubwira ngo uyu nguyu yagiye guhaha ajyanye amafaranga 5, agezeyo yishyura 2, ubwo yagaruye angahe. Bizatuma ashyira mu mutwe we ibisubizo. Kubera iki? Uri kumwereka ingero zifatika. Hanyuma rero uburyo bwa 7, saba umwana gusimbuka inshuro runaka. Ubu buryo ni bwiza cyane mu gihe uri kwigisha umwana multiplication cyangwa se mara. Ushobora kumubwira uti simbuka inshuro 2, cyangwa nawe ukamufasha simbuka inshuro 2, agasimbuka. Simbuka izindi 2, akazisimbuka. Hanyuma ukamubaza uti ubwo dusimbutse inshuro zingahe zose hamwe. Azahita yibuka yuko yabanje 2, yongeye yagize izindi 2, bizamukangura mu mutwe. Uburyo bwa 8, ubu buryo bwa 8, ubu buryo burafasha kandi neza pe. Ni uburyo bwo kwigira mu mikino. Iyo uri kwigisha umwana mwigira mu mikino, bituma umwana ashishikarizwa n'ibyo uri kugira gute uri kumubwira. Urugero, ushobora kumwereka nk'amakarita, ukamwereka amakarita ariho imibare, hanyuma iyo mibare ukamusaba we kuyisoma ku giti cye. Warangiza ugakuramo umubare umwe muri ya makarita wamweretse, ukamubwira ngo ni uwuhe mubare twakuyemo utarimo hano. Bizatuma igihe cyose muri kwiga ashishikarira kugomeza gutega amatwi ndetse n'amaso, kandi ntazahuga mu gihe ari kubona ibintu muri kwiga bisa nkaho muri gukina, kandi mu by'ukuri muri kugira gute muri kwiga. Hanyuma rero uburyo bwa 9, uburyo bwa 9 ni uburyo busanzwe mu buzima busanzwe, natwe abakuru bitubaho. Ni byiza gushimira umwana buri gikorwa akoze. Igikorwa cyose, reka mbisubiremo, igikorwa cyose umwana akoze agomba gushimirwa. No mu gihe yaba akoze ibitari byo, ugomba kumushimira, ariko ukamubwira yuko yari kubikora neza kurushaho. Ukamwereka ubundi buryo yari kugira gute yari kubikora. Umwana
ntibibe kwa kundi umwana akora ikosa ugahita umubwira ngo ngo n'ubundi ngo byarakunaniye ngo na bene wanyu ngo byaranze ngo ibiki n'ibiki n'ibiki. Ayo makosa ntimukayakore, ntabwo ari meza. Ni byiza gushimira umwana buri gikorwa cyose akoze. Hanyuma rero ndabashimiye ko twabanye, tuzajya tuganira. Iyi ni session ya mbere ivuga ku buryo umwana ashobora kwiga neza mu buryo bwiza kandi butamugoye ndetse byihuse. Hanyuma izindi session tuzaba turi kuvuga ku buryo nyine noneho tuzatangira kujya twiga amasomo mu busanzwe. Hanyuma ibyo byose twavuze ngende mbereka uburyo umwana ashobora kwiga. Niba ari uguteranya tuzabyiga, niba ari ugukuramo tubyige, niba ari ugukuba tubyige, niba ari ukugabanya tubyige. Hanyuma byose tugenda tugira gute tubicamo. Hanyuma nitumara kubicamo tugere no ku bindi byose muzajya mubisanga hano kuri Fisher TV. Hanyuma abakomeje kungira inama, no kuri muri abantu b'ingenzi pe, kandi nkomeje kubashimira. Imana ikomeze ibaha umugisha mwinshi utagabanyije. Ni ukuri muri abantu b'ingenzi kuri njyewe rwose, nabikunze pe, kandi Imana ikomeze namwe ibashyigikire.